Ikinamico. Shuti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba radio yanyu yabateguriye umukino witwa Byotsa amatama, wanditswe n'umubyeyi Destur Sylvia, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Hari abavuga ko iminsi y'igisamba ari 40, uwa 41 kabiherezo ryacyo. Abandi bakavuga ko ibyinshi byotsa amatama. Ariko nanone nkeka ko kunyurwa na ducyo ufite byaba bihagije. Abatuye mu mujyi kenshi nibo bakunda kwibaza icyo umuntu cyangwa umuturanyi wawe yaba akora. Kuko ubona agenda buri gitondo cyangwa se yirirwa mu rugo akagenda ijoro, kandi ukabona ameze neza ari umukire. Nyamara burya mujye mukemanga bene ubwo bukire buza mu kanya nk'ako guhumbya. Reka ne kubicisha amatsiko, mbareke mwiyumvire. Ariko ni murye mundangwereka Sangwa twizere ko mwishimye rero cyane rwose. Abantu bose akanyamuneza ni kose, nta bibazo rwose twagize mu muryango, abana bameze neza. Ndabona igishe mu maso ya Dative. Wabimenye ndahiro, ndumva nezerewe. Ariko cyane cyane ukuntu we ntashaka mutwitaho, mwita ku miryango yanyu rwose. Nibyo rwose bari ngombwa burya abagore bacu n'abana bacu mu buzima bwacu burya. Tuvunikira tugomba kubashimisha. Uzi ko umuntu ari ukuntu ashakira abo batavuga. Amahoro nta utangiye kunanirwa gusa. Ibyo wibivuga ruko nukuri turataha rikeye. Wihangane kandi ndari hasigaye igihe gito, sibyo? Harabura iminota mike ngo dutahe rwose. Ahubwo hamagara abana bazi twese tube turi kumwe hato tutaburana. Bareke kugumya gukinira hirya. Oya mama, ngaba ari aho bari mu ndimo ndabareba. Hanyuma zi hoteli murayivugaho ikira? Yawe ni nziza cyane. Nta kuntu isa pe. Mwagize neza kutuzana ahangaha ngo tuyitahe. Najyaga mbona bayubaka, sinarenze ko imbere ari heza gutya rwose. Aryoshye cyane. Papa, uwo murikira amafaranga angahe? Ikibazo bwagize. Iyo ndishimisha ndimo no gushimisha umuryango wanjye. Ntabwo baranyine kuko ufite menshi. Birumvikana. Ko wita cyane ku by'amafaranga ariko ruko. Nuko wiga ko ntabiriteja. Erega nta utakwibaza kuri icyo kibazo papa, kuko tubona mukize cyane. Oye ntimukabitindeho. Ko turakize kuko dukora kuko tuvuneka kuko tutaraboneka. Ibyo gusa ndahiye muri n'abanyamahirwe, kuko hari benshi bakora bavunika nk'amwe ariko bagahembwa urusenda. Niyo mpamvu rero ubona abaturanyi badufitiye ishyari. Ntawe njya mbona udufitiye ishyari Sangwa. Sinzi imwe impamvu mubibona gutyo cyangwa hari ikindi mupfu. Mama ndabizi, wowe ntabwo uri nka mama Rukundo. Ntukunda abakene, mu gihe abakunda akabatumira akabaha ibintu ndetse abitaho. Niyo yayo wa mukobwa wanjye unyibukije ikintu. Ndikondahe ndakumva. Uyu mugore wawe azaguma ku kazi ka kariya gashara k'intica n'ikize bamuhemba muri ministeri sha. Nyamara muri ministeri simfata umushahara w'intica n'ikize, kandi nishimira gukora. Ajya apfa kwizima, ntabwo ntagize ngo ave ku kazi. Urumva? Wanafungura iduka nka madamu wawe, ariko Dative yarananiye. Ahubwo rero ngiye sinzi icyo agakurikiranyeho. Ko ntacyo ubuze uvurwa n'iki Dati? Usanga mu minsi mike rwose harabafunguye iduka rye rwose arabaryoshye umugore wanjye. Ibyo nabivuganyeho na Ndahiro, sinzava ku kazi kanjye. Two kubigarukaho rero. Ariko se papa, ko turi mu munsi mukuru wo kwishimisha, mwaretse njye mukazavuga ikindi gihe. Uko tugomba kunywa tukishima. Hasigaye iminota 10 ngo twinjire mu wundi munsi. Mwari fasha
rwose ga iminota 10 bitase ko mbona mwifanze iminota 10 gusa hari umunyemari uri buze dufitanye gahunda yewe mutubabarire rero yewe bibaye ngombwa rwose ko mutangira undi munsi tutari kumwe nkuko twari twabyiyemeje ndahe shaka amafaranga tugende ngaya amafaranga muze ko kwishyura sangwa muradusize papa murigendeye tugomba gukorana nikira harimo n'ibiciro byose musigara nishyura muradutaye koko hata kinyaruki musigara muryohe Nise Shakira ameze neza ko nakomeje kubona wagira mu ishuri n'ubunebwe bw'ibiruhuko bukindimo sha gusa ngo bakwisubiraho dore tugeze mu mwaka wa nyuma ibintu birakomeye pe ahubwo se we bitewe byawe n'umugwaneza ko ntakiheruka kumbwira urumva se shana ntabwo iki kandi uzi ko ari umunyamabanga wanjye Shakira shaka so bimeze neza yaje mu video twari turi mu Kagera aje kwereka mu birote asanga tudahari shanda babara cyane pe uwo muri gihe kizagera urukundo rwanyu rukomere ahubwo mu kintu kugitaha we nakumutumira tugasangira ahantu mu mujyi maze nkabikugiramo ndabizora mutinya shanda genda nitonze ibyo byo kuko umugwaneza si umukobwa nk'aba ngaba tubona mu mujyi mbese ni umukobwa mwiza nkawe Shaka rero ndanga ko naho kakazava ahitanyamo ndakumva ariko we nyizera gusa nzagufasha uzabureba Shaka nibyo ni ukuri umwana mwiza rata Shaka hari ikintu nshaka kukubaza ariko ntakihorera pe avuga ntiwenda nawe uzakivugaho iki se kandi ruku uzi ko njye nta muhungu ndakunda we waba warabimenye se ahubwo ni ukuri pe ariko si ibi ahubwo Shaka nta kintu ugiyebaza ku babyeyi bacu kikise gusa nyine mbona ukuntu bakundana hari ibintu bidasanzwe ko natwe byagakwiye kutubera urugero tukazakomeza ubucuti bwacu imiryango yacu natwe ikazakundana ntabyo nibyo Shaka twarabyirukanye kandi mufata nka mushiki wawe ni ukuri akuzi ko hari n'abazi ko tuva indi imwe we kubera ko tuzana tugatahana icyo wenda batarabona ko ababyeyi batuzana batandukanye none ni ababyeyi banjye ejo ni ababyeyi bawe gutyo none se ubundi kuki umbajije niba ntacyo nibaza ku babyeyi bacu we wowe hari icyo wibaza se shakira hari pe Shaka ababyeyi bacu bakora izihe bizinesi zituma bakize bigeze hariya shaka ikibazo nakibajijeho nkiburira igisubizo kuko hari n'ubwo abana b'inshuti yanjye bambaza ngo iwanyu bakora iki nkabura icyo mbasubiza nkarya iminwa Shaka twe kubinjije pe tumaze gukura bishoboka bite ko twaba turimo turangiza amashuri yisumbuye tutazi ibyo ababyeyi bacu bakora uzi ko mama ntabyo azi icyo wapfa ni uko papa yinjiza kashi ese natwe dukore gutyo kuko tubona ibyo twifuza tuza kwiga mu modoka nziza twiga mu mashuri meza icyo twatsi cyose tukibona twumve ko bihagije koko nta bindi bibazo twakwiye kwibaza Shaka oya ruko ahubwo urakoze kumfungura amaso kandi kuko ababyeyi bacu bakora uwuhe mwuga ngo ni bizinesi bizinesi zihe bazikorera he bizinesi zabo zitagira amasaha ubonye ukuntu barutse muri hoteli mu ijoro bakagenda nk'abahunga umuriro bari batubwiye ko dutangira n'umwaka yego sha uzi ko papa bafata ba mama natwe nk'injiji apo ibyo turabimenyereye ko hari n'ubwo papa ataha bwenda gucya se none se urakeka ko na mama watazi bizinesi papa wakora we ndakeka ko ntazo azi pe yewe nawe icyo kibazo ntajya kibaza kuko ni umugore ukunzwe uteteshwa mbese ninageze muri paradizo sha ubwo ni mama ku gahuru kabisa uretse ko njye ntazacika intege Shaka nzaruhuka menye icyo ababyeyi bacu bakora tu kuko sinkibizera gusa mbaye kubikubwira simbashira amakenga pe ibyabo ntibisobanutse urakoze kanye mu biro rwose wahatunganyije neza ko ariko kazi kanjye se dati ntakubeshye bijya bintangaza ukuntu ugira umutima mwiza wo kwicisha bugufi n'ukuntu umukize
gukira se bivuga kwishyira hejuru kanye. Twaragize imana n'amahirwe business z'umugabo zikagenda neza, ntibivuga ko nakwiye kwibagirwa abandi, ahubwo ngomba gusangira nabo kubyo mfite. Ntacyo narenzaho. Ndakumenyereye. Ubu se kuba inzu yanjye nashyizemo umuriro nkabasha no kuyimukiramo, si wowe ndikesha. Ubu rwose iwanjye ndasharamye. Ni byiza rwose, usigaye utekanye. Hagati aho ariko nakuzaniye amafaranga y'ishuri y'umugwaneza. Yo, byarambabaje rwose ko yaraje mu rugo kunyereka birota agasanga twaratembereye. Wahora n'iki? Akira uzayimuhe. Uti kandi naramushimye ko akora neza mu ishuri. Akira n'amafaranga y'ishuri uze kuyajyana kuri banki. Ngushimire ni koko dati, ibyo unkorera birandenga. Oya si ngombwa rwose kanki. Ahubwo nawe nakuguriye kado. Dore ni bubu nziza pe. Ibishoboka we. Niko urasubiriye koko dati. Nanjye we ntacyo nabona nkwitura n'ukuri. Kanki, karame, umugabo wanjye yaranshimishije muri iyi minsi, njye n'abana duha amakado. Aradusohokana, tumara iminsi 3 rwose adusohokana. Turanezerwa, bituma ntekereza abandi nkawe uri wenyine utagira ukwita. Imana iguhe umugisha dati, nta kindi nkwifurije. Mfite umugabo nkunda kanye, wenda uwo munezero ndahira mpa niho utuma ndushaho no gukunda abandi. Yo ntakize gusa ariko aragukunda pe. Kuri jye nibwo bukire burusha ubundi. Umugabo nkunda, abana bitonda bazi ubwenge, naho iby'amafaranga byo ntacyo bimbwiye cyane. Gusa mbona ndahira akora cyane, ataryama, ataruhuka, nkumva bimpangayikishije. Ariko dati, unsubize cyangwa ntunsubize, ariko hari ikintu nkora nshaka kukubaza. Dati, umugabo wawe akora akahe kazi? Akahe kazi? Akora business. Yego ndabizi nyine ko yikorera, ariko se akora ibiki? Business iyi kahe so kuguhisha. Ariko icyo kibazo mbajije nta gisubizo ngifitiye. Kuko ndahiro ntajya mbwira iby'akazi ke. Yego gutese ubwo se waba umaranye n'umugabo hafi imyaka 20 utazi icyo akora dati? Rwose pe, kera cyane tukibana nashatse kujya mbimubaza, mbona ko adashaka kubivugaho. Ngeze aho ndamwihorera, nawe aranyihorera. Turatuza kandi tubanye neza, ntazi ibyo akora. Gusa ni umukozi pe, ni wa mugabo wiyuha kuya ngo adushimishe, nanjye nkamwitaho. Igihe atashye ananiwe nkamuruhura. Ibyo byo nyine ni inshingano zawe. Ariko kandi muri iki gihe tugezemo, umugore si uwo kugaburirwa gusa no kwamikwa. Agomba no kumenya ifaranga ryinjira mu rugo aho riva. Urabyumva? Wiba umwana ntabwo uri umwana dati. Menya business z'umugabo wawe, hagize n'ikibazo ube wabasha kuzikurikirana. Urumva? Kanye, ndakwapfuyemo umugabo pe. Naho njye ndi umutesi gusa. Ibyo bintu uvuze bifite ishingiro, kandi urakoze cyane. Wa mugani wawe, umugabo wanjye akora business bwoko ki? Byibaze nyine. Mama Shafi, ngize amahirwe nkubonye nagushakaga. Ngoro si kuko uciye habi wanjye bose. Gute se kandi? Kuburya munsi w'ibirori wanjye Mama Shafi yabaye Mama Shafi wanjye. Hari icyo nkeka se madam? None ko banzi ibiryo byanjye ngo urashaka iby'iwawe, ngo ni sosi ntifashe. Ese nibyo urabizi? Uhereye ubu nawe ujye ukoresha Karibu sauce tomate, maze urebe ngo umunezero wagaruka mu muryango. Karibu sauce tomate? Karibu sauce tomate. Karibu sauce tomate ni ikora isosi ifashe kandi isa neza, ikagira n'umwihariko w'icyanga kiryoshye ifunguro, ubundi rigasangirwa ubudasigaza kuko ikozwe mu nyanya z'umwimerere zatoranyijwe. Akarusho kandi Karibu sauce tomate ifunguka neza kandi ikaboneka mu Rwanda hose. Ushaka kuyirangura cyangwa gusobanuza wahamagara kuri 0788310887. Reka twihembe tuba twavunitse ndahe. Ongera usukire bakanda ahubwo. Ayasha hasha, rekera ngo tudasinda.
baramenya ngiyo ibitega akazi kacu gasaba ko tugomba kuba dufite mu mutwe hazima hatekereza kandi hakora neza. Wamugani nawe ubundi twibeshye twakwitamaza bigahita biturangirana. Abagore bacu n'abana bacu badukunda bakarekera kuko twizera. Ariko ndaye nuvuza abagore nyibutse ikintu ngo gushakira mereye n'abambaza ngo nkora iki ninde wamunteje. Rwose ntibishoboka ubwo niba Shakira yabikubajije nanjye n'itegeko urukundo azahita bimbaza kandi tugomba kubasubiza bimwe. Njyewe ntacyo namusubije naho uzamuheze mu gihirahiro. ariko se hasha ko mwana wa mugabo atinzera umura nashaka azaza ejo turamutegereza. Akazu kacu uzi ko katwigishije kwihangana no kutarambirwa. Kangahe turara twicaye bugacya kuko ndahiye. mba ashaka rwose ubundi amageni y'imari yacu yushe vuga ko iyo tugomba kumuvana mu byanze bikunze biriya bifaranga byose bamuhaye kubera impanuka yagize. urumva byose tukabimukamuramo no kumucuza. ubundi iriya njiji y'ubujiji bujeje taburi ari kuzabasha gukoresha ariya mafaranga akayabyaza umusaruro. cyaheze turi nguri yaraje ndabona arimo kuza kebakuza ibanza atamenyereye kurira ahantu heza nk'aha. ndabona tukibutse da murembuze araje nari mbabuze da ahantu nubwo nahinjira nta mahanga rwose. yego ikomera kubera ndamagi wi ngaho yicara reka ku gatebe. yewe nibaze bakwakire rwose bakuzanira icyo kunywa. ngaho rero nimubwire iby'ibyo bitangaza murimo kunyizeza ukuntu ifaranga ryanjye naribyaza inyungu ntabunitse. ariko nisigaraniye n'akaguru kamwe sinshoboye kwiruka nkamwe. bizinesi yunguka cyane da kandi tuzagira nawe gutesha umutwe. nibyo afite haba umusoro cyangwa se n'ibindi wowe gusa uzajya ubona amafaranga ajya kuri konti yawe mu mpera za buri kwezi. ifaranga ubona icyuzuye kandi ndazagumya ubutumwa rwose. yaba ari byiza se urumva ndamage kandi azagumya ab'igishoro akomeza abyara inyungu. kandi igihe uzumva ushatse kuvira muri uwo mushinga rwose ushaka gushora nk'ahandi uzabitubwira nabyo nta kibazo. uzanze ko uzahita uryoherwa utazawuvamo. ibyo simbyanze ariko se keretse wowe niba utatwizera utajura muri sosiyete yacu utubura twebwe ntacyo twabihombamo. gusa nuko mu muturanyi tuzi wagize n'ibyago by'impanuka twifuje kugufasha nyine kugira ngo tugusindagize. kandi turumva tuzi neza. urumva nuko dutera imbere urabyibonera ntacyo n'icyifugira nicyo twifuza ko nawe wageraho rero. cyakoze nibyo da kandi muri n'abakristo musibaza cyane rwose ndetse mwanatanze ituro rigaragara ryo kubaka kiliziya. ibyo wibisubiramo kuko burya padiri nta nubwo yagombaga kubivuga rwose twibagiwe n'impamvu yabivuze bigatuyobeza. kandi aba ari ibintu bisanzwe. gusa icyo nashakaga kubibariza iyihe bizinesi mukora ko rwose njya mbyibazaho ndetse n'abandi baturanyi byarabayobeye. ndama ndakumva twemerere rwose bizinesi yacu tuyigira ibanga. si nk'uko kose uzi impamvu burya twe ntidukunda kwishyira hejuru. ikindi ntidushaka ko abandi bazadutwara iryo soko ryacu niyo mpamvu bigomba kubibanga. twumvikana ariko niba ngiye gushoramo amafaranga yanjye ngomba kumenya ibyo ari byo. ibyumvikana se ariko se kubikubwira birahindura iki ndamo? nanjye ntacyo bihindura rwose. ahubwo niba utatwizera aho rwose gukorana ntacyo byaba bimaze nta cyizere gihari nta gukorana. twahagarikira hara akazakorana n'abandi rwose. yazakorana n'abandi ashatse. oya hasha ashaka nawe wivuga utyo. data ndamage wowe ntawe utihuti tugushyiraho. urumva amafaranga ni ayawe ni n'uburenganzira bwawe. urumva ufata igihe ushaka cyo kubitekerezaho niwumva udukeneye uzadutelefone. nimero zacu za telefone ntuzifite. nta kibazo ntabwo gukorana nawe rwose ntabwo bisa. nta kibazo cyane rwose.
ndabona iduka ryawe rwose rimeze neza Sangwa. Ni n'irisirimu kandi. ahora neza wongeye no kujya ngi safari kwirangurira dati mu kwezi gutaha ndajya Dubai. Nuko rwose hasigaye no kujya umenya gufata neza abakiriya. Najya nza nkakuzanira abadamu bo muri minisiteri. Numva se ahubwo icyaro unyibwirira amakuru. Ese ko utavuye ku kazi unaniwe cyane. Ko ndananiwe. Uzigenda hiro yarayatahiye saa 9 z'ijoro. Kandi yari yagiye nanone ejo bundi mu cyakare. Awe bari abagabo bacu bazagumya n'akazi pe. Ahubwo se dati mva we yose kumva hashaka kuvugira kuri telefone avuga ikigande ndumirwa nibaza igihe yakigiye biranyobera. Nakazi buriya kakimwigishije nyaga ko nandahira kizi gusa kenshi yagiye kuvugira kuri telefone ajyaho ntumva. Yego yewe ajya bavugira aho bashatse icyangombwa nuko akora ifaranga rikinjira. Ubu akaba yaramfunguriye iduka nk'iri. Uzi ukuntu nanjye ndahiro yanyiginze ngo niba ntanashaka gufungura iduka ngo nimubwire indi business nshaka gukora nk'ikasha ngo mve muri aka kazi. Akoze dati wangira iki? Rwose simbyumva. Njye nkunda akazi kampa umutekano. Kwezi kwashira nkibonera umushahara muke mwiza ntiriwe nshyuha mu mutwe nsara. Ubu se koko ndahiro yagira uko akora ataryama nanjye ngakora nkawe nkazita ku rugo n'abana nk'Isangwa. Icyo mubwiye gusa nuko nabonye abagabo bacu bahangayikishijwe no kwanza gukora business dati. Sinzi impamvu babishaka cyane pe. Kandi rero mbona nta nunguka nyinshi y'ibitangaza kuko bahiriwe nkumva n'undi wese byagenda bityo. Sangwa ndakumva. Nariza ngo ndebe ko iduka ryawe ririmo rimenyera. Ariko hari n'ikintu maze iminsi nshaka kukubaza. Ete se dati eko wandusha kumenya business abagabo bacu bakora iyo ariyo. ariko se koko uyu mwaka ni umwaka wo kwibaza ibibazo bitari ibisanzwe koko. None se igitangaje ni nuko na Shakira asigaye yirirwa bazi se ngo akora iki. Ntiwumva ko abana baturusha ubwenge bazi no kwibaza ibibazo twe nk'abafasha b'abagabo twakwiye kuba twaribajije Sangwa. Dati sinzi icyo abagabo bacu bakora pe. Kandi ibyo ntibizancira umwenda ranzi. Ntacyo mbuze rwose ku buryo nakwirirwa njye kwibuza amahoro ku busa. Kwibuza amahoro Sangwa ariko ntekereza ko byaba byiza tubimenye. Nakareka twe kubaho nk'abagore bo mu kinyejana cyashize igihe umugore atamenyaga na konti y'umugabo. Se kubimenya binyungura iki? Ko buri kwezi umugabo anshyira amafaranga atubutse kuri konti ngo nkore icyo nshaka ibyo bindi ni byinshi. Yego ariko numva dufite uburenganzira bwo kumenya ibyo abagabo bakora Sangwa. Tukabagira inama bibaye ngombwa. Kuki se batatwizera? Kuki nta na rimwe bajya bavugira imbere yacu iby'akazi? Nuko bitatureba dati. Nuko badashaka kuduhangayikisha no kudutesha umutwe sibyo? Nuko badukunda batwitangira. Sangwa ese nk'ubwo bamaze iminsi bitwa ngo bari mu isafari bari reka ntabyo. Ese bagize icyo baba twabashakirahe? Ese nkumbuza umugabo wanjye akitaba Imana nakurikirana n'ibya business ntazi naho ziba ntazi n'ibyari byo. Mama kanguka mama ute mwana wa umugwani habagize ukuje kunkangura. Mama hari umuntu ndamwiyumviye numvise umuntu ahirita nkuguye cyangwa ukomeretse. Umuntu hanze turatewe simbisi niyo mpamvu ujye kugukangura. Mama yaba ari umujura se? Simbisi mwana wa ko kuva twakwimukira hasi nta mujura uradutera yaba ashuse. Ayiwe guma wongeye gufungura idirishya ndebe. Oya mama wifungura idirishya ahubwo telefone abaturanyi baze badutabare. Oya reka ntitwakangura abaturanyi tutazi ibyo ari byo. Oya rwose reka turebe. Ayiwe ceceka ntuvuge. Uramenye ntucane itara ryo mu nzu. Yego mama. Ahubwo reka ducane iryo hanze. Niba ari umujura ariruka urumva. Ngaho rero ngiye gufungura rido buhoro buhoro urumva naho ucana itara. Ayiwe dore nguriya ese ko mbona asa nk'uwakomeretse. Ayiwe bishoboka aje kugira atangaza saa 8 z'ijoro. Mama arimo arinjira hano. Uzi ko ari Ndahiro
umugabo wa Datifa habaye iki? Ngwino mwana wa, ngwino turebe, ngwino tujye kumutabara kwashayira ijoro se. Ndahiro uramuzi? Ndahiro mwakomeretse? Urinde uranzi? Yewe akoye koko ntabwo mwamenye ariko njye ndabazi, nkorana na madamu wanyu Datifa yitwa Kankesha. Nimwihangane nabona mubabaye. Mbabariye sinari nakumenye. Ndabibona rwose ntabwo mumeze neza. Urabasha kweguka se? Reka ngufashe ahubwo mama, reka ngufashe tumujyane mu nzu. None se ni Kabuga muhageze mute koko? Nari kumwe na mugenzi wanjye mu modoka, nuko abantu baraduhagarika bashaka kutugirira nabi, nuko tuhita tubacika turiruka, sinzi uko nageza umva nguye mu mukingo. Mama, abo bagizi ba nabi baba bakibakurikiranye, reka twinjire mu nzu vuba dukinge batadusanga. Nibyo, reka twinjire mu nzu. Ahasigaye duhamagare polisi izifata abo bagizi ba nabi, inatabara to mugenzi wawe bataba bamufasha. Oya mwihamagara polisi si ngombwa. Mwihamagara polisi si ngombwa. Ikindi kandi ndakeka abo bagizi ba nabi batakiri hafi. None se ubwo mugenzi wanyu baba bamugiriye nabi? Yehora nibyo, reka duhamagare polisi rwose. Umugwani kamera telefone yanjye yizane mpamagare Datifa mubwire ibibaye. Oya nimureke muhamagare polisi yewe. Muhamagare Datifa. Ikihorere sinifuza ko umugore wanjye amenya ibibaye, amenye ko ndaha. Oya ntibishoboka. Urabona twabimuhisha dute? Uramenye ntuhamagara umugore wanjye rwose, ahubwo reka mbaye telefone murangire mugenzi wanjye aho mutuye. Nanjye sinzi uko mpageze. Haranira gutaka inzu yawe mu marangi karite kandi akorewe hano mu Rwanda, kuko ibanga Mako Paint yarivumbuye ikaba ifite amarangi y'amazi yo mu rwego rwisumbuye kandi aramba cyane. Siga inkuta z'inzu yawe Silk Vinyl kuko ari irangi rigenewe gusigwa mu nzu imbere. Siga inkuta z'inzu yawe hanze irangi rya Weatherguard. Uwakoresheje Wall Master ya Mako Paint aba afite garanti ku nkuta zikomeye kurushaho. Hamagara 078 94 71 941 uhabwe ibisobanuro birambuye. Mako Paint, uguhitamo nyako. Afrika tumva itaryoshye se mu Rwanda. Biraryoshye cyane no bwa mbere nyoye. Shana ari mbizi kuri buyikunde. Shimira shakane wayiguhitiyemo. Muri abana beze no kuri mwakoze kuntumira. Kuva twimukiye Kabuga nkaho nibagiwe mu mujyi neza pe. Ajabuka tuzatuza ko kwisurira Kabuga. Ahubwo nuko uzatwereka aho utuye. Mama yishimye ko nanone wagize amanota meza pe. Courage rwose. Mama wanyu sinabona uko mushimira. Niba diplome bayitagira indi zina nayitirira Mama Rukundo pe. Erega nibyo ruko mama wa n'umuntu mwiza pe, agira impuhwe. Njya nibaza impamvu mama nta muntu n'umwe ajya afasha. Shanshimisha ko magufasha umugwane. Byatumye nanakumenya. Ruko hanyuma se ko ntabonye papa wawe aracyarwaye? Papa mu cyumweru gishize rero yari yavunitse, ariko nta kibazo aragenda. Gusa nyine ntiyitwara n'imodoka, ni papa washakira umutwara. Nese ahubwo n'iki ko yarwaye umugwane? Buriya yabyumvanye mama we. Ntiwambwiye ko yakorana na mama wawe se? Oya, nuko urebye ni njyewe na mama twatabaye papa wanyu ubwo yavunikaga. Ngo mutabara gute? Papa wanyu yaje yiruka ahunga abantu bashaka kumwica, atazi yajya. Abagezi iwacu Kabuga hari saa 8 z'ijoro, numva ikintu kikubise hasi ngo po. Numva umuntu aratatse, mba nkanguye mama. Tugiye kureba dusanga ni papa wanyu uguye mu mukingo. Ntibishoboka. Ibyo byose warubizi ruko? Ndabibona ko mutunguwe, mumbabarire kuba mbibabwiye. Ndacitswe rwose kuko papa wanyu yanabujije mama wanjye kubibwira mama wawe ngo atazamutera ubwoba. Ivyo byo ndatunguwe pe. Umugwane ariko urakoze kubimbwira. Twashatse no guhamagara polisi ngo imutabare, papa wawe arabyanga.
ahubwo telefone undi mugabo w'inshuti ye bari kumwe witwa ngo hashaka aba ari uze kumutwara. Iwe papa nari mbanje ari undi bari kumwe. Noneho ababyeyi banyu ni inshuti cyane, niyo mpamvu namwe mukundana. Wabimenye pata na Rugi. Ruku shandumiwe. Ba papa bari bagiye kubica barangije babigira ibanga. Ko biteye ubwoba. Ariko se kuki babigize ibanga? Niba nashaka ko banahamagara polisi. Ibintu ntibisobanutse. Ikindi papa yabwiye mama ko papa wanyu yatsikiye asohoka mu modoka. Twese nibyo tuzi. Ese ubwo saa 8 z'ijoro bamaraga iki Kabuga? Nanjye nibaza. Mumbabarire ibi bintu ntimuzabivuge. Ndabinginze rwose, mama yambujije kubisubiramo uko byameze kose. Ahubwo se ko niba nibuka mu cyumweru cyashize nigeze kumva mu makuru bavuga ko hari abajura b'ibyaha ni Kabuga ariko ntibafatwe. Muri iryo joro twakitse ko ari abo bashakaga kwica abapapa wanyu. Uko bimeze kose ntibisobanura impamvu batubeshye. Bita abasore n'inkumi, umuhungu wa Ndahiro n'umukobwa hashaka. Ni byiza muzehe. Maze rero nimwishyure, maze kubishyurira ibyo mwafashe byose. Nta muntu ashaka kwiyongeza mwiyongeze. Nabyo ndagishyura nta kibazo. Murumva abana banjye. Okay, murakoze ariko ntitwashaka kubagora. Twari dufite amafaranga. Oya abana banjye. Ubu nsigaye ndi inshuti y'ababyeyi banyu. Bangiriye neza banyakira mu mushinga wabo. Maze nshoramo amafaranga y'ubwishingizi bampaye. Gusa hashize igihe mbahamagara kuri telefone ntibayifate. Baba bari amahoro se wanayirukanye nabo cyangwa bahinduye nimero. Ni byese kuko kanye. Ko Rukundo ari umwana mwiza ra. Wa n'undi mugenzi we witwa Shakira. Basohokanye umukobwa wanjye bajya kurira mu mujyi. Bambwiye ko bamuherekeje bamugeza muri gare gutega imodoka ijya Kabuga. Ariko ntibambwiye ko bajya no gusangira. Abajeni bose baba bazi naho tutazi. Umugwa neza arishimye rwose. Je ntibintunguye. Kundo n'umwana mwiza pe. Umwana mwiza rwose. Ndakumva. Hari icyo nshaka kukubaza. Iki ko mbona wikanze se? Oya da sinikanze. Kanye karanzwe mbona muri iyi minsi warahindutse. Unyishisha, umpunga, unyima amaso. Kanye habaye iki koko? Oya ntacyo rwose. Hari ikibazo se sinaba narabikubwiye. Kanye nyamara hari ikintu mpishe. Kandi mbisoma mu maso yawe. Gute se? Umaze ibyumweru nk'ibi nka bitatu mbona ntazi ukuntu umeze. Kandi umenye ko nkuzi dukoranye imyaka myinshi. Tati uri umuvandimwe. Ndagukunda. Ntabwo naguhemukira. Ibindi byihorere. Ubwo ni ibibazo byanjye by'abapfakazi yewe. Nibyo biba bindemereye nta kintu. Ntacyo ariko wabimbwira nkagufasha. Hari ibyo utamfasha rwose Dati. Hari ibyo utamfashamo. Ubu se koko nkubwiye ko ndambiwe kwigunga wabikoraho iki? Yewe. Ibyo byo bitura Yesu. Yego nimwinjire. Ese mwendama namaro ko muzindukiye muri ministeri se? Amahoro ntayo. Cyo kureba Dati. Niko Dati. Ndakumva. Ku mwara abaturanyi beza. Ko nabo bubahaga bafata nk'inyangamugayo. Ni ibiki koko murimo kunkorera? Kwebwe nyine twagukorera iki se ndama? Koko umugabo wawe na mucuti we hashaka banyatse amafaranga yanjye ngo bazabyaza inyungu. Bajye bazishyira kuri konti yanjye none amezi akaba bayarindwi nta n'urumiya barampa kuko umva ibyo bintu ari byo koko. Ngo iki? Ibyo ni ibiki ndama? Ntacyo mbiziho rwose. Wowe uri umugore mwiza w'inyangamugayo. Birashoboka ko ntakizi koko ku buhemu bw'umugabo wawe n'ubwa mugenzi we. Kugeza aho batangiye banga kunyitaba kuri telefone. Mu gitondo cyo kumureba wanyu duhurira ku irembo. Andeba nk'utanze aravuga ngo ntanshaka iwe. Koko ukomeza agatinyuka kanyambura koko. Ntibishoboka. Ibyo uvuga simbyemera rwose ndama. Ni gute watinyuka ugatera umugabo wanjye nahashaka abantu biyubashye ukabateza urubwa koko ukabasebye? Nta soni ndama. Ngurubwa barengere
barengere mada ariko mbagutumeho umubwire urumva ubwire umugabo wawe ko bitazarangirira ahangaha urumva ariko ufite ibimenyetso by'ibyo uvuga ndabifite nyine kandi bamenye ko nubwo mfite akaguru kamwe nabuze ubwenge igihe kirageze ngo imishinga yabo itazwi ijye ku karubanda ndetse arengana rwose ndahira inshoboka ihangane dati ihangane kanye uriya mugabo ko kuva kera nta kibi twamukoreye n'icyo apfa n'umugabo wanjye ndahiro ko ku buryo yamubeshyera wihungabana cyane dati ariko kandi uze kuganira n'umugabo wawe kandi mbigusubiriremo gabanya ubutesi ugomba kumenya icyo umugabo wawe akora kuko namaze kubona ko abagabo hari byinshi bahisha abagore ushatse kuvuga iki dati ushatse kuvuga iki ko ndahiro ari umwambuzi reka da ntabyo mvuze nta naho nashingira mbivuga reka nkomeze amasuku mu bindi biro reka da shwi ndarenga Shaki ndabona rwose ubishatse wazavamo umucuruzi pe uzi ko iminsi umaze wirirwa mu iduka twacuruje kurusha indi minsi yose hasigaye rero iminsi mike yanga ibiruhuko birangire mama usigare wirwariza wenyine nzaguhemba rwose waramfashije pe mama hari ikintu nshaka kukubaza iki se mwana wa ko ba papa bakunda kutubeshya mama ngo ibyo ni ibiki Shaki ubwo niba utabibona nuko ubyirengagiza ayo magambo avuga si meza Shaki si meza rwose urumva ni gute washinja papa ibintu nk'ibyo ibyo mvuga ni ibyo nzi mama nk'ubu papa wa Rukundo yaravunitse arangije abeshya ko yatsikiye asohoka mu modoka na papa bari ibyo akubwira none rero menya ko atari ko byagenze kandi uko byagenze mbizi mvaho mama wabojaje ko uzamuye ni bwoko ki Shaki ni bwoko ki mama reka nicecekere ntacyo mvuze n'ubundi ntiwabyemera mwiriwe abahano yemwe abahano mwiriwe muzehe mwiriwe Tama uje kugira utaha mu iduka ko nta myenda y'abagabo ducuruza mama aje kudusura enda agatebe mwicare muzehe urakoze rati igikobwa mada singutindira rwose ari nako ntashaka ahangaha mu iduka ryawe gusa birababaje siko nabitekerezaga rwose ubwo ushatse kuvuga iki ndamugeye kuvugira mu mugabo igihe vuga ko umugabo wawe na munywanyi we Ndahiro banyambuye amafaranga yanjye ubwishingizi bw'amazi bakambeshya ko bagiye kuyabyaza inyungu na n'ubu ntacyo barama banga kunyitaba kuri telefone ngize ngo nje iwanyu mu rugo kumureba ansohora nabi ngo ntacyo nshakiwe ngo sinzanahagaruke ko nta mafaranga ye mfite kwiki nuko byagenze urabeshya ibyo bisubizo aho bivanye rwose hashaka ntiyakora ibintu nk'ibyo ngewe mbeshya urabeshya nyine muzehe koko ibyo uvuga nibyo rwose papa yarakwirukanye mu rugo ibyo ni ibinyoma wibyumva mwana wawe niko ndama nta soni ukaza guharabika umugabo wanjye ugatinya ukanabikorera imbere y'umwana we ntiwamugira ngo ndabeshya amazi umuzamu wanyu mwafatanyije ntashaka kunjugunya inyuma y'igipangu gusa mada narinje kukubwira ngo ugire inama umugabo wawe azanyukire bitaraba nabi ndabikubwiye muzehe nizere ko utagiye kujya mu manza na papa nzabuzwa n'iki niba hari ikibazo mufitanye mu gikemure mu mahoro ni ukuri ntacyo ntakoze ariko amaherezo ni imanza rwose ahubwo mwirirwa aya nibyo genda rwose genda mvira mu iduka kandi uduha amahoro reka kwirirwa unsebereza umugabo ubundi ninda kuduterereje indamu umugabo wanjye yashatse no kwambura ntiyakwambura udafite amaguru nkawe aho nyine ntiwazavana umuvumo simfite amaguru ariko mfite ubwenge cyo genda mwirirwe mata wirirwe genda se wirirwe igikobwa muzehe reka nze nguherekeze ngire icyo nkwibariza sangwa ndakubujije garuka ntasangwa umuherekeza ujya hehe wumva icyo ubaza ikibundi wumva ayo mateshwa gusa sangwa nkeneye kumenya ukuri mama Shakira sharekera gutitira umbwire nuko wabonye umunsi mu cyangwa Ruku ibyo nkubwira ntubyemera kuko biteye agahinda
agahinda pe. mbwira va mama atari yaza wari hafi kuva ku kazi reka Ruku ndakumva ababyeyi bacu sabo kwizerwa uzi ko ari abajura ngo ubonye iki Shaki ibyikize ubu sinzongera kubizera byarangiye Ruku ubu baranshisha ihangane wirira sha umbe neza uko babivumbuye koko batinyuke bambura uriya musaza Ndamage wamugajwe n'impanuka udufaranga twe bamuhaye. Ibuka tubwira ko yababuze kuri telefone. Nibyo umusaza yaje mu iduka rya mama arakaye urabyumva mama yamubwiye nabi maze ndamukurikira ngo menye imvu n'imvano. Hanyuma bamutekeye umutwe bashora amafaranga yo mu mushinga utagira izina ngo abizere n'abakristo. Nyuma bamuha iminsi yo kubitekerezaho sha. Hanyuma Ndamage agisha inama umwuzukuru we maze amugira inama yo kugura telefone ifata amajwi. Amwigisha uko azafata amajwi igihe cyose bazabaganira agiye kubaha amafaranga. Ndamage afite ibimenyetso by'ubwambuzi bwa ba papa. Ruku nabyiyumviye rwose umusaza yanjyanye ahantu arabinyumvisha. Nageze mu rugo mbaza umuzamu ati by'uwo musaza w'umutesha mutwe wazinde yaje hangaha ngiye na patro tumujugunya hanze. Shaki Karume pe mbega ababyeyi ibisambo nta mutima bagira nta mpuhwe nukirwa baturyarya baturya umutima gusa baduha urukundo ibyo dushaka byose naho nibijurano. Shangiye byanteye kwibaza byinshi umwuga bakora udasobanutse n'uwuhe koko uretse kwiba Ruku. Shaki ese ko igihe papa avunikira Kabuga yarakurikiwe n'abajura cyangwa n'abari bavuye kwiba bahunga ngo badafatwa? Nge sinkibizera na gato Ruku. Wenda nibyo bisambo bahora bavuga byayogoje u Rwanda bitazwi. Wenda nibo bari barimo bashakishwa iryo joro. Nta kindi gisobanura impamvu banze ko mama mugwaneza amagara polisi cyangwa ambulance kuko bari gufatwa. Wavuze ko yanamubujije kubwira mama wawe ko yavunikiye Kabuga. Shaki ibintu bijye kumugaragaro. Mama agomba kumenya ukuri akamenya papa wari wakamugira inama akareka kwiba no guhemuka. Ahasigaye we na papa bakishyurira musaza Ndamage. Nibyo Ruku ya mama bagomba kumenya ukuri kwese Shaki ko bambwiye ko we na Rukundo mumaze akanya mwifungiranya ha mu cyumba ko kandi waje usa n'uhungabanyurije. Ni ukuri kuye mama igihe kirageza ngo umenye papa na papa Shakira baribo umenye n'umwuga bakora. Ababyeyi bacu n'abajura n'abambuzi Imana yonyine nizi n'ibindi bibakora bavanamo amafaranga twe tutazi. Nta soni Ruku nta soni Shaki koko mugatinyuka mukavuga ababyeyi banyu gutyo barara badasinziriye batagoheka bataruhuka babavunikira ngo mutagira icyo mubura. Abo babyeyi barara ceceka Ruku nongera kumva mu kanwa kawe ayo magambo kuri so uzi kuri ntashima. Ngaho niba ushyira mu gaciro bwira papa yishire muzehe Ndamage. Ese nibyo nizere ko mutumvise amatresha uriya musaza arimo avuga. Umenya yarataye umutwe yaje kundeba ku kazi ibimenyetso avuga aterekana nibihe koko. Uriya musaza afite ubwenge kurusha uko mubyiyumvisha. Sinjiji afite ibimenyetso kandi nge yabinyeretse byose. Ubwo wakwemera ko yafashe amajwi ba papa ibyo baganiriye byose ibyo bamusezeranyije byose ngo mwabihagazeho? Nge nabyumviye kandi si nibyo gusa tuzi. Ibindi muzi nibihe? Mama ese uguze ko papa warakubeshya waruzi ko atavunitse atsikira waruzi ko yaguye mu mukingo se saa 8 z'ijoro Kabuga iwabo w'umugwaneza agatabarwa na nyina Kanyesha. Ubwo se yaba yarabimpishe? Yarabiguhishe kuko papa yamubujije kubikubwira. None se undi ni gute baba baranze ko Kankesha telefone na polisi ngo ize batabare mu gihe bamubwiye ko bakurikiwe n'abagizi ba nabi bashaka kubica. Kandi bukeye bavuze ko abajura bibye Kabuga bacitse polisi. None se mushatse kuvuga ko abajura ari baso? Ngaho noneho bazakubwira kandi kazi bakora bagira ibanga. Ibi shoferi akoze urabibonye nge numiwe urabona ngo aranyura ku modoka agaca iburyo. Harya wa muzigo wawe ndawugushyira he?
ngaho ndebera noneho ari no kuri telefone atwaye abantu ibi sibyo biteza impanuka umubwire rero ahagarare hafi y'icyapa bitaza kundaburiza wangu ariko ibi bintu sibyo birakabije reka tumubwire ave kuri telefone atatugusha dore yanasinze ibyo ari byo byose shoferi turagusabye uva kuri telefone umwibutsa n'aka gacupa kanjye ntakibagire rwose nimparika ndasimbuka ngasome nkomeza akazi ariko shoferi igihe twakubwiye ntiwumva uva kuri telefone cyangwa hagarika imodoka tuyivemo umva mwe abagore mwe ndabiyamye mbere iminsi imwe mwayimpaye muzi imyaka maze muri aka kazi mwebwe umva shoferi utabona twakwihoreye ngo ugire ngo turagushyigikiye twagusanze usinziriye mu modoka aho ukangukiye unywa inzoga nta soni gabanye tiko saho ngaho sike no bwa mbere se ubonye umugabo akara mu maso karaba mu maso ubu tuvuga ko we ntacyo waje ufashe ngo bagera ngo rero mu mpamahoro umva parika imodoka yawe tuyive bose tuyive kubundi turaharira nawe mu biki singuriye umupolisi yababa we babagenzi bandeze wana shoferi irinde kuvugira kuri telefone cyangwa gukoresha telefone utwaye ikinyabiziga ubahiriza umuvuduko wagenwe ibuka kwambara umukandara wabugenewe irinde gutwara ikinyabiziga igihe cyose wumva ufite umunaniro cyangwa wanyoye ibisindisha zirikana kandi gusuzumisha ubuziranenge bw'ikinyabiziga cyawe ku gihe abafite utugabanyamuvuduko mwirinde kudukubaganya ubu butumwa mubugejejweho na polisi y'u Rwanda twese hamwe gahunda n'inzira y'amahoro akanya kanini kamusinzije twamuhaye kaba kamushize bajya twabaze nabi iyo tumuha akamusinziriza burundu akagwiwe ntitwirushye tuzunguka dushaka aho turonka umurambo kirabasha sineza ko ibyo kuroga twasanze tutabyizera ngo buriya hari abahanga bazi kurukisha icyangombwa ni uko ntawe tubonye tuzi turi kumwe nawe ikindi twamutunguye ku buryo atabonye umwanya wo kubwira umugore we cyangwa umuhungu we ko afitanye gahunda natwe hasigaye rero kuri gahunda yawe turamuta muzi kandi aboshye kuri buriya buryo burya adashobora kuruka ikindi ni ukubanza tukamwikiza sibyo tukamurangiza neza haturuzi nyine butamuruka agihumeka tukaba twivuyemo cyokora arizize niba yanakangutse yumva namenye ko yizize ndamage wowe urizize nta soni ukajya kubwira abagore bacu n'abana bacu badukunda batwizera ko twakwambuye wowe gicucu kibi urizize sha nawe urasitse rwose yashaka arakumva se cyangwa uramubwira ngo agusubize kandi twamupfutse umuntu ntamenye ko aho yakeshe kuko ntituzihanganira umuntu wese uzashaka kudusenyera ibi byose reka tuba tubikorera abagore bacu n'abana bacu ngo bagire ubuzima bwiza warangiza ugatinyuka ukajya kubwira umukobwa wanjye shakira urizize wowe cyehorera aho ngaho cyaricukuriye yicukuriye akuba kuko mfite ubwoba ko shakira yabibwiye na rukundo kuko namaze iminsi 3 ataza kumeze ngo dusangire reka ta kandi ntanandeba mu maso ariko nzamwereka ko uyu mushenzi yabeshye nibyo tugomba kurinda ingo zacu nizera ko cya telefone cye yirwa kangisha urumva nizere ko ugifite utagifite hano mufuka uragifite utagifite tugomba kukivanamo simukadi rero zose tukayitwika noneho nacyo icyo gitelefone tugashyira munsi y'imodoka tukanyuza pine kigashwanyagurika gicoco giceho dati bita kusigaye ncaho ntunambwire mwaramutse uzi ko usigaye ntera ubwoba niba usigaye ntera ubwoba kanye kuko nasanze ko ngufata nk'inshuti nk'umuvandimwe atari ko wumfata kuki uvuga utyo dati rekeraho se wipiraza Nyanza umbwize ukuri umbwire niba iby'abana banjye bakumbiyeho ari bakumbiye ibiki dati kanye ese koko nibyo umugabo wanjye Ndahiro yahungiye iwawe akurikiwe ukamutabara warangiza ukabimpisha dati ibyo wabivanye
n'indahiro bikubwiye ntabwo ari we ariko menya ko nabimenyewe icyo nkeneye gusa ni ukuba imfura ukambwiza ukuri kandi ukambwira n'impamvu wabimpije. dati sinshaka kukubeshya cyangwa kumushyira mu bibazo. Ibibazo bihese kumbwira ibyabaye ku mugabo wanjye ni ukunshyira mu bibazo koko kanye. dati ibyo uvuga nibyo byarabaye ariko kandi babarira kuguhisha ukuri byantera umutwaro ukomeye ariko uwo mugabo wawe ndetse na mugenzi we baranyihanangirije ngo ntibisareko ngo sinzibeshye mu bikorwa. kuki babimpishe simbyumva ntabwo mbyumva pe si uburenganzira bwanjye bwo kumenya icyo umugabo wanjye yabaye. kuki yambeshye kuki babanje kumbwira imbere y'umugwaneza badashaka kugutera ubwoba ko bahangayika cyane ari nako bari bakurikiwe n'abagizi ba nabi. abo bagizi ba nabi bavuye bavuye byarangiriye aho baherekeje uwo mugenzi we witwasha yabwiye ndeba mu maso y'umugisha uteye ubwoba ko nagomba kuzibeshya ngo mvuge ko nabahuye cyangwa ko hari abantu bahungiye iwanjye ejo ngo bugiye bwaho byarantelefoniye ntumbaze ko yavanye mu minwe yanjye asa ambwira ko mu buzima bwanjye n'ubw'umwana wanjye ntagomba kuzibeshya ngo mfunge umunwa wanjye ngo mvuge ko bakandagiye iwanjye uretse nawe nta n'umwe ugomba kumenya. ndahira kubwira cyo none koko hagati aho sinzi aho bivanye ariko namenye ko unyuze umenye ko ari ubuzima bwanjye n'ubw'umwana wanjye dati ni akazi kawe ndakwinginze niba nta wundi urabibwira ukore nkaho ntabyo uzi girira umugore neza. kanye ibyo uvuga ko binshishe abo bagabo n'iki bahishe koko nabibwirwa n'iki kakiye mu mudugudu wacu polisi ikoresha inama babaririza niba nta muturage wabonye abagabo babiri b'ibisebe si dati ariko byanteye kwibaza byinshi nkurikije n'ibyo urya mugabo ucumbagira waje nkabavuma dati